nagerageje mumbwire ngo amafaranga nagerageje mumbwire ngo amafaranga mubite ku ipanu aramba bwati ngiye mfitaye aradufasha iki cyangwa se niba hari n'umuganga uri mu bihugu runaka ngiye mbwira ngo iyo rwara narayirwaje kandi ndayivura irakira. Yego. Muri Kenya ndi umuganga iyo ndwara narayirwaje yarakize. Byibura byama inzira nziza yo kubona honce kugira ngo mugereho baranyivurira umwana. Si amafaranga yabuze, mfite inshuti, mfite abakuzi, mfite buri kimwe. Amafaranga yose ntabona ntagandu ako yaba ngana kose naya spendinga naje ngatsangira 0 ngira 0 ariko agerageza ibyo niyemeje agerageza ibyo niyemeje komera n'ukuri. So rero nubwo navuze gutyo none se mitso nta wenda tukiraho ngo tutajya no mu baganga nta n'umuntu urakubwira ko yarwaje indwara nk'iriya? Barahari. Akibyo bambwiye sinabikubwira. Kana bo kubera ubushobozi ntabwo twabuze ubushobozi twebwe uko bimeze natwe niko bimeze yarinze. Imana ikankorera ibitangaza. Ugize Imana itankorera ibitangaza ngiye ko nari umuntu nk'abandi se. How are you? Just now I think the every day and all of them it is okay. Just now Kazungu Emmanuel does not okay. His name is Kazungu Emmanuel. I am asking for help from the Rwandan who is well. Unknown on the social media, they call Dimitsutsu. They rate him, he is the young brother, it is a thing. Yes, all of them all of them he's the normal just to help Mitsutsu. It is I have the bigger problem. The brother it is the sink. His number Mitsutsu used 07819679293. Your support is very important for Mitsutsu. The original name is Kazungu Emmanuel. Abanyarwandakazi ndabizi ko mugira umutima wa kimuntu, ariko iyo nta kintu ufite afashisha umuntu n'amasengesho yawe arakora. Amasengesho yawe arakora. Mitsutsu ni umuntu wafashije abantu benshi kwishima, ndetse yagiye aha n'abantu benshi batandukanye ibyishimo, ariko aka kanya nawe ibyishimo yabibuze. Akeneye rero nawe kubona ibyishimo biturutse ku banyarwanda, ku banyamahanga, ndetse waba wari umuzarigeze umukurikira, nawe rwose inkunga yawe ni ingenzi. Nta kindi usabwa ni ugufata iyi nimero ibaruye kuri Kazungu Emmanuel, nusanga amazina atariyo ntugire ikintu wohereza. Byangombwa ukabanza ukanamuhamagara ukamuvugisha, ubutumwa bwawe ukamumugezaho mwana avuganye. Nta kibazo biteye rwose, ubutumwa bwawe wanamugezaho mwabanje mukavugana. Yitwa Kazungu Emmanuel, ni umunyarwanda. Umuvandimwe we yarwaye indwara y'amayobera, ndetse ubaye uzi n'ahantu cyangwa se waba wararwaje indwara nawe ukayivuza igakira, nabwo wamwandikira ukamubwira ati Kazungu Emmanuel uzwi ku izina rya Mitsutsu, ukamubwira ati
nabonye umuganga wakuvurira. Kazungu Emmanuel yizeye abantu kubera ko nawe hari byinshi agiye akora, abanyarwanda baranezerwa ndetse no hanze yabo iki gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu nawe asaba abantu avuga ngo umuntu wese waba warumvishe cyangwa se umuntu wese wabona umuganga wamvurira ntaribi yambwira ikibazo cy'amafaranga mfite abantu. Nawe rero iyo nimero iri kuri sikirini uyandike, umuvugishe, unyuzeho n'ubutumwa bwawe ndetse n'ubufasha bwawe, n'abandi mwese mutafite mumuhe inkunga y'amasengesho. Murakoze kandi nizeye ko muri bubigenze neza. Nimuntenguhe. Niba iyi channel ari ubwa mbere wigezeho, kanda subscribe, share, comment. Tujye tubana buri munsi. Ni IUCAM TV, tujye tubana buri munsi. Abafite ikibazo cyangwa se igitekerezo wajya wareba nimero yacu ukatwandikira, cyangwa se inyunganizi yawe iba ari ingenzi. Ukibona iyi video kirazira gutekereza ibintu byinshi, avuga ati se uyu muntu ameze nk'ari gusabiriza. Ariko ndagira ngo nkubwize ukuri, umubiri ni umubiri, umubiri uvuga ngo ubyara udahatse. Umuntu wavuga gutya nsutsu nta muntu amurushije gukora cyane. Uyu mwana yarihirinze, uyu mwana w'umusore yarihirinze. Njyewe imyaka mfite ni myinshi, ariko namaze igihe uyu mwana akora. Uyu mwana amaze igihe cyinshi muri kariyeri, ariko arwaje muri umuna w'igihe kirekire. Amafaranga yamushijeho, ibintu byinshi yaragurishije. Ibintu byinshi yaragurishije, yitangira abantu, yitangira uyu mwana bavukana. Ariko ndakwinginze kugira ngo nawe ugire ikintu ukora, nawe uyu mugisha nawe uwugabane. Yego, umugisha uwugabane. Abantu babereyeho abandi, ibintu byo kuvuga ngo ameze nk'ari gusabiriza ibintu byihorere. Nawe ejo byakubaho, ariko simbikwifurije. Tubaho kugira ngo dufashanye, ntabwo tubaho kugira ngo dusekane. Sapotinga mugenzi we mu kibazo arimo, aho kugira ngo umwishime hejuru. Kugira ngo umwishime hejuru kirazira kikaziririzwa. Mube hafi, nawe barigiye nawe waba uzamukenera. Uyu mwana yarakoze cyane, arihinga, njyaho namwe murabizi. Ariko amacano yaragurishije, ibintu byose yaragurishije kugira ngo arwane ku muvandimwe we. Byonyine n'uru rukundo yagize, n'uyu mutima wa kimuntu nawe ubwawe, nawe rwose nawe wamugiriye impuhwe. Bantu banjye mukurikira iyi channel ya IUCAM TV, dufashe umuntu ujya kureba iyi video kuri screen yawe, ukureho nimero, umuhamagare, ushyireho ubufasha bwawe. 6 igihumbi, 5, 10 bya miliyoni nta kintu bitwaye. Aho waba uri hose uyu mugisha, kandi Imana izakugirira neza nawe. Yego, murakoze. Njye wari kumva ni Izayi w'Abanyarwanda. Ako yaba ngana kose na spendinga naje ngatsangira 0 ngira 0, ariko agerageza ibyo niyemeje. Agerageza ibyo niyemeje. Komera n'ukuri. So rero nubwo navuze gutyo, none se mitso nta wenda tukiraho ngo tutajya no mu baganga, nta n'umuntu urakubwira ko yarwaje indwara nk'iriya? Barahari. Ibyo bambwiye sinabikubwira. Kandi abo kubera ubushobozi, ntabwo twabuze ubushobozi twebwe. Uko bimeze natwe niko bimeze yarinze. Gerageza Imana ikankorera ibitangaza. Kugira Imana itankorera ibitangaza njye, ko nari umuntu nk'abandi se. Uri